Niba ufite telefone itarambye umuriro, yizimya bya hato na hato, irya umuriro bya hato na hato, n'ibindi bibazo byose bituruka kuri batiri, muri iyi video ngiye gukora ku buryo wabikemuramo. Gusa niba ufite telefone ikaba ikirinze imita ry'umuriro cyane, iyi video ukwiye kubira bino bintu ukabikora hakiri kare batiri ya telefone yawe itarapfa. Hari ukuntu ugura telefone ukayigura irambye umuriro, nk'urugero umuriro imaramo iminsi 4 cyangwa iminsi 3, hanyuma uko ugenda uyikoresha ukabona irimo iratakaza ubushobozi bwo kurambya umuriro, ugasanga telefone yamaragamo umuriro iminsi 3, ugasanga irimo iramaramo umuriro umunsi umwe, cyangwa ugasanga umuriro uramaramo amasaha angahe. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo ibyo bibazo byose wabihagarika kuri telefone yawe, telefone yawe ikongera ikarambya umuriro nk'uko wayiguze imeze. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza, raho ufite ubushobozi bwo gusetinga telefone yawe, maze telefone yawe ikagira irambya umuriro nk'izindi zose. Mwibutsa ko raho ufite n'ubushobozi bwo gushyira application muri telefone yawe, ya application ikajya yunganira setting mu gihe setting zifunze, ya application ikajya ibihabaye, maze ikajya ibasha gusetinga telefone yawe, maze telefone ikarushaho kurambya umuriro byikubye uko yawurambyaga. Tudatinze mu bintu byinshi, reka nkore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video, ukore subscribe niba utarayikana, n'ufite ikindi kibazo cy'inyunganizi wisigaho munsi muri comment ndahita nkusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ndakwereka setting enye ukwiye gufungura kuri telefone yawe, telefone yawe ikarambya umuriro nk'uko wayiguze imeze, iwurambye ukiyigura bwa mbere. Izi ni setting enye ngiye gukora ukazifungura kuri telefone yawe. Niba telefone yawe irambye umuriro, ukwiye kuzifungura hakiri kare batiri ya telefone yawe itarapfa. Gusa kuri wowe yapfuye itakirambye umuriro, zino setting urazifungura muri kano kanya. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndakwereka application wakira muri telefone yawe, none igakupa application zose zitwara umuriro mwinshi kuri telefone yawe, kandi za application zose utanazikoresha ziri gutwara umuriro w'ubusa. Ya application ndakwereka uburyo wayishyira muri telefone yawe, hanyuma nkwereka n'uburyo wayikoresha muri telefone yawe. Icyo ni igice cya kabiri nacyo cya nyuma. Turatsinze mu bintu byinshi, reka dutangire nkwereka uburyo bikorwamo. Ubundi kugira ngo telefone y'umuriro cyangwa batiri ya telefone ireke kurambya umuriro biterwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ni virusi ziba ziri muri telefone. Hari ukuntu uri gukoresha application runaka cyangwa ushakisha ibintu muri Google Chrome, yenda nka application runaka ugasanga yabaye scam cyangwa yabaye virusi, iyi application igumye muri telefone ahita iba virusi muri telefone yawe, ugasanga igize ingaruka ku zindi application ziri muri telefone yawe, ugasanga igize n'ingaruka kuri telefone yawe muri rusange. Rero hari virusi muri telefone yawe usanga byagize ingaruka kuri batiri, ugasanga batiri irakoresha umuriro mwinshi bigatuma umuriro utaramba muri telefone. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma telefone yawe itarambya umuriro nk'uko byari bisanzwe. Icya kabiri ni ubushobozi bwa telefone. Hari ukuntu ugura telefone ifite ubushobozi bukeya, hanyuma ukagenda ushyiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nk'urugero ugashyiraho application, amavideo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ugasanga telefone yawe iruzuye cyangwa irabura akanya gatoya ngo yuzure, ugasanga itangiye kujya umuriro wirukanka cyane, cyangwa usanga telefone itangiye kujya yizimya bya hato na hato. Rero iyo hagiye ibintu byinshi kuri telefone yawe, setting za batiri zimwe na zimwe zigenda zifunga, ugasanga nyine umuriro ntabwo uri kuraba muri telefone yawe. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye gukwereka setting nyine ukwiye gufungura kuri telefone yawe, yaba irambye umuriro cyangwa itanawurambya. Izo setting ngiye kukwereka rero atuzifungura kano kanya kugira ngo batiri yawe irusheho kurambya umuriro. Icyo ni icya kabiri gishobora gutuma telefone yawe itarambya umuriro. Reka nkubwire n'icya gatatu. Icya gatatu hari ukuntu uri gukoresha application imwe, ariko ugasanga application ziri gutwara umuriro na application zigera mu 10 cyangwa muri application 5. Ugasanga urimo urakoresha application imwe, ariko application wabanje gukoresha ugasanga ziracyatwara umuriro kandi mu by'ukuri utari kuzikoresha. Iyo nayo ni impamvu ishobora gutuma telefone yawe cyangwa batiri ya telefone yawe itarambya umuriro. Muri aka kangiye gukwereka rero uburyo wabihagarika ibyo ngibyo byose, telefone yawe ikongera ikarambya umuriro nk'uko wayiguze imeze bwa mbere ikiri shyashya. Tudatinze mu bintu byinshi, reka dutangire n'igice cya mbere nkwereka uburyo wasetinga telefone yawe ikagira irambya umuriro byikubye inshuro ebyiri yuko yawurambyaga. Igice cya mbere rero tugiye kubikora muri setting. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya setting na telefone nimwe itagira setting, uzayifungura. Ukimara kuyifungura we nta kintu uzahita ukora, uzahita scrollinga hano hasi gakeya, uzahita ukora hano handitse battery, ahangaha uzakoraho. Ukimara gukoraho nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse battery save, ahangaha. Ukimara gukora uzabona kano ga setting kari hano munsi, akangaka kashyizeho du fresh, uzakoraho. Ukimara kugakoraho nguko nguko uzasanga gafunze nguko nguko, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ugafungura nguko nguko. Kano ga setting ugafunge nguko nguko kuri telefone yawe muri cyagiye uri gukoresha application runaka, nk'urugero iyo ugifunguye Facebook, ukahita wongera ugafungura Instagram, ukahita ugafungura TikTok. Izi application zose ziba zigitwara umuriro kandi mu by'ukuri zimwe na zimwe utakizikoresha, yenda uri gukoresha application imwe yonyine. Ariko kano kantu ugafunguye nguko nguko ifunga application nyinshi cyaremwe, umuriro ugenda kuri ya application uri gukoresha muri ako kanya za application zabanje, ntago zikomeza gutwara umuriro nk'uko zawutwaraga mbere. Akananga setting ka mbere ukwiye gufungura kuri batiri yawe kugira ngo irusheho kurambya umuriro. Ukimara kugafungura rero nguko nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma noneho nacyagiye telefone yawe cyangwa utari gukoresha telefone cyane, kano kantu ka user battery save, kano kantu ukwiye kujya ugafungura mu gihe utari gukoresha telefone yawe cyane. Nk'urugero ushobora kuba uri ku rugendo udashaka ko telefone yawe ikomeza kujya umuriro, kano kantu ukwiye kujya ugafungura kuko nako karafashe cyane.
iyo wagafunguye nawe urabizi yego ari application zimwe na zimwe zidakora, ariko nko mu gihe utari gukoresha telefone yawe ukwiye kujya ugafungura kugira ngo batiri yawe irusheho kurambya byisumbuyeho kurenza uko byari bisanzwe. Rero ukimara kugafungura nk'uku nguku nanone yenda wagafunguye nk'uku nguku mu gihe telefone yawe utari kuyikoresha bihambaye, nanone ukora back gakeya ugasubira inyuma, kongera nanone ugasubira inyuma ukava kuri batiri. Wamara kuva kuri batiri nta kintu uhita ukora wowe urascrollinga muri setting, naho nirwa mva muri setting urahita ukora hano handitse apps. Hano handitse apps uri kuhabona, ukimara gukora wowe nta kintu uzahita ukora, uzascrollinga ugana hano hasi gakeya, uzahita ukora hano handitse app battery usage. Ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ubona application nyinshi zigiye zitandukanye, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ugenda ureba application udakunda gukoresha. Nk'urugero reka mere kuri iya mbere iyi ngiyi uzayikoraho nk'uku nguku. Ukimara kuyikoraho nk'uku nguku we nta kintu uzahita ukora, hano handitse allow background usage. Ahangaha kano kantu uzagenda ugafunga. Kano kantu ugafunze nk'uku nguku kuri application muri cyagiye wari uri kuyikoresha ibitwara umuriro, hanyuma iyo uretse kuyikoresha iterekera gutwara umuriro ihita ihagarara. Ariko iyo urekeye kuyikoresha kano kantu utaragafunze n'ubundi irakomeza gatwara umuriro, ukajya ubona umuriro uri muri rukanga cyane, rimwe na rimwe ukajya ubona telefone yawe iranashyuha ntumenye uburyo byagenze. Rero uragenda ujye mu application yawe, kano gasetting ugenda ugafunga kuri buri batiri. Hano hantu uzajya uzagende application udakunda gukoresha, urabona nk'aka ngaka kaba karifunze automatically. Ugenda application udakunda gukoresha ugenda ugafunga nk'uku nguku umaze kubikwereka. Nk'ubu urabona nk'iyi AI Studio urahita uzanako uhita ukora hano handitse allow background usage. Ahangaha ugafunge nk'uku nguku. Iyo ugafunze nk'uku nguku mu gihe wari uri kuyikoresha igihe umuriro ariko uhagaritse kuyikoresha iterekera kujya umuriro byayo biba birangiye. Rero kano kabona ko nako ubwenge kano gasetting nakukwiye kukamenya. Gusa kuri application wenda nka Gmail cyangwa WhatsApp kano kantu ukwiye kujya ukihora, kuko wenda hari nk'ukuntu umuntu akoreza message bitewe n'uburyo telefone yawe setinzemo, niba zita ziza hano hejuru ukahita uzibona, ubwo urumva iyo wagafunze ushobora kutazibona kuko ntabwo application biri gutwara umuriro cyane. Kano kantu rero uzajya ugafunga kuri application ubona udakunda gukoresha, nk'urugero TikTok, Instagram n'izindi zigiye zitandukanye ariko zikunda kujya umuriro cyane. Ni setting ya kabiri ushobora gufungura kuri telefone yawe ikarushaho kurambya umuriro. Rero bimaze kuyifungura nk'uku nguku kuri application zawe zose, wamaze kudufungura nk'uku nguku application udakunda gukoresha we nta kintu uhita ukora back ugasubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nanone turacyari muri setting, we nta kintu uhita ukora, nanone uhita scrollinga nanone ukahita uza kuri battery. Ahangaha uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora we nta kintu uhita ukora hano handitse battery usage. Ahangaha uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukoraho uhita ubona umuriro usigaje muri telefone yawe, ukahita ubona n'amasaha uri buze kumara uri kuwukoresha. Nk'uko uri kubona ngewe uramaramo amasaha 2. Wowe nta kintu uhita ukora, hano munsi bahita bakwereka application ziri gutwara umuriro cyane. Urabona nk'izo application ziri kubanza, izi nizo ziri gutwara umuriro cyane kurenza izindi zarizo zose. Wowe nta kintu uhita ukora rero uhita uyikoraho nk'uku nguku. Ukimara kuyikora n'ubundi kano kantu ka allow background usage kano kantu uri kuhabona, kano uhita ugafunga nk'uku nguku. Iyo ugafunze nk'uku nguku mu gihe application utari kuyikoresha ihita ihagarika gutwara umuriro muri telefone yawe. Urumva rero na kano kantu ni keza cyane, wagakwiye kujya ugafungura kuri application udakunda gukoresha. Nkwibutsa ko kuri application ukunda gukoresha nk'urugero Gmail cyangwa WhatsApp ukwiye kujya ukareka kugira ngo igikomeza kurura umuriro, kugira ngo na message nizikomeza kuza ijye bikwereka kuri notification niba warazifunguye, niba utarazifunze uhita uzibona. Rero izi application ziba ziri umuriro cyane nazo uraza ukagenda ugafunga. Bimaze kugafunga nk'uku nguku ubwo application ihita ihagarika kujya umuriro mu gihe utari kuyikoresha. Urayikoresha umaze kuyikoresha, bimaze kuyivaho ihita ihagarika kujya umuriro wo muri telefone yawe. Kuko hari nk'ukuntu ukoresha application bisanzwe ugasanga nka application 10 zigutwara umuriro muri telefone yawe, kandi mu by'ukuri uwo munsi utanazikoresheje utigeze unazikandaho na rimwe. Rero kano kantu ukwiye kujya ugacekinga, kano kantu ukajya ugafunga kuri application udakunda gukoresha kugira ngo application yo gukomeza gutwara umuriro kandi utari kuyikoresha. Kano kantu ndakihoreye kuko iyi application ndimo ndayikoresha kano kanya. Rero tuno turagenda udufunga application zigenda zigira umuriro. Kano kantu ka background usage kano kantu uzagenda ugafunga kuri application udakunda gukoresha. Ini setting ya gatatu ukwiye gufungura kuri telefone yawe kugira ngo telefone yarusheho kuramba umuriro byisumbuye kuko yawurambyaga. Rero bimaze kugafungura kuri application zawe zigiye zitandukanye bitewe n'isi udakunda gukoresha, we nta kintu uhita ukora back ugasubira inyuma, nanone ugakora back ugasubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nanone turacyari muri setting, we nta kintu uhita ukora, scrollinga muri aya magambo, urascrollinga ukahita ukora hano handitse system. Hano uri kuhabona, hano uzakoraho. Ukimara gukora we nta kintu uzahita ukora, nanone uzascrollinga uhita ukora hano handitse developer option. Ahangaha ukimara gukora uzahita ugera ku setting tumeze. Nkwibutsa ko developer option ziba ziri muri telefone yari yose, utayibonye muri telefone yawe wasiga igitekerezo cyawe muri comment nkazakora ku buryo wayibona muri telefone yawe. Rero urascrollinga muri tuno tugambo ugana hano hasi gakeya, urakomeza ugascrollinga, ndakwereka ijambo uza gukoraho. Ndascrollinga
Gusa nkwibutsa ko niba ugeze kuri uyu munota ukabona iyi video iri kugufasha kandi ukaba utarakanda subscribe, hita uyikanda niba ufite n'ikindi kibazo cy'inyunganizi uhita ubisiga muri comment kano kanya utarabyibagirwa. Ukimara guscrollinga we nta kindi uhita ukora, uhita ugera ahantu hameze kunguko uzahita ubona ahantu handitse background processor limit, ahangaha uzakoraho. Ukimara gukora uzasanga biri kuri standard limit nk'uko nguko ibyanjye bimeze. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nka hano ha kabiri cyangwa hano ha gatatu bitewe naho ushaka. Iyo ukoze nka hano ha mbere, hano ha standard limit, ubwo application zose uri gukoresha ziba zagiye kuri background inyuma. Nk'urugero nk'izi ngizi kuno, izi zose ziba zigitwara umuriro, kandi nubwo naba nari kuzikoresha izi ngizi ziba zigitwara umuriro. Rero uhitamo niba ari application imwe izajya iba background, cyangwa ari application ebyiri zizajya ziba background, cyangwa ari eshatu zizajya ziba background, cyangwa ari nyinshi zizajya ziba background. Rero amahitamo aba ari ayawe, uhitamo izo ushaka. Niba telefone yawe ukunda kuyikoresha cyane, ugomba guhitamo byibura nk'eshatu cyangwa enye kugira ngo byo gukabya cyane, kuko ushyize kuri standard limit application zose wakoresheje zirakomeza zigatwara umuriro kabone nubwo waba utari kuzikoresha byarangiye. Gusa kuri wowe ufite telefone igenda gake na kano setting ko ruguru akangaka, kano setting kari hano hejuru akangaka ukwiye kujya ugafungura kugira ngo telefone yawe irusheho kwihuta. Kano setting iyo agafunguye telefone yawe irihuta cyane. Kano kantu nakubwenge bameneyemo, kano setting uzagafungure kuri telefone yawe niba kadafunguye. Rero imaze kubikemura nk'uko nguko, ubu kuri setting turabirangije, none nongeye gukoreka application wakira muri telefone yawe ikarushaho kuramba umuriro. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, uzahita uva muri setting. Ukimara kuva muri setting we nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Ukimara kuyifungura uzahita uza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru we nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo Greenfire. Uzandika nk'uko nguko, numara kwandika nk'uko nguko we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gukora search gakeya uzahita ugera kuri tab imeze uko nguko, uzahita ukora kuri application imeze nk'uko nguko uri kuyibona, uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho uzahita ribanze ujye muri telefone yawe. Ukimara kujya muri telefone yawe we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Uzakora kuri open uyifungure. Ukimara gukora kuri open izafunguka imeze uko nguko, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nanditse next ahangaha. Ukimara gukora next uzahita uvivura kano kantu ka mbere ahangaha, uzavivura. Ukimara kuvivura nanone uzahita ukora next ahangaha. Ukimara gukora next nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nanditse finish ahangaha. Ukimara gukora finish uzahita ukora no hejuru kuri buno budomo butatu buri hano hejuru mu nguni, ubu ngubu uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora nanditse settings ahangaha. Ukimara gukora kuri settings hano handitse automatically ahangaha, kano settings uzagafungura. Ukimara kugafungura nanone uzahita ukora hano handitse settings ahangaha uri kuhabona, uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora hano handitse continue ahangaha, uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ugera kuri tab imeze uko nguko ya application ya Greenfire, dore ngiye uzahita uyikoraho. Ukimara kuyikoraho nk'uko nguko we kano kantu uzahita ugafungura nk'uko nguko nafunguye akanje, uhita ukora kuri arrow uri kuyibona. Ukimara gukora kuri arrow uzakora back usubira inyuma, wongere ukore back usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma uzahita ukora hano handitse next nanone. Ukimara gukora next nanone uzahita ukora kuri next. Ukimara gukora next nanone uzahita ukora hano handitse finish ahangaha uri kuhabona. Ukimara gukora finish nanone uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nanone uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya akangaka uri kukabona, kano uzagakoraho. Ukimara kugakora uzahita ugera kuri tableau imeze uko nguko, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora nanditse show more app ahangaha uri kuhabona, uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ubona application nyinshi zigiye zitandukanye ziri muri telefone yawe. Wowe uzahitamo application udakunda gukoresha cyangwa application utari gukoresha muri kano kanya, ugende uzivivura. Nk'urugero uzagenda uhitamo application zigiye zitandukanye utari gukoresha muri kano kanya. Nk'urugero ngiye reka mitemo Bandalab, Binance, yenda reka mitemo CapCut na ChatGPT na kanze mitemo n'indi yenda reka mitemo na Facebook. Ukimara kuzivivura nk'uko nguko application udakunda gukoresha cyangwa application utari gukoresha muri no mwanya, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse kari kano kantu kavi akangako uzagakoraho. Gusa nkwibutsa ko na application zose ufite muri telefone yawe ushobora kuba wazivivura kugira ngo telefone irusheho kujya irambye umuriro byisumbuyeho kuko yawurambya. Gawe nta kintu uzahita ukora, uzahita uvivura izo application ziri hano hagati nanone, iyi Binance na ChatGPT. Ukimara kuyivivura we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri zino za ziri hano hejuru. Zino za ziri hano hejuru uri kuzibona, uzazikoraho. Zino za zisa nk'izamutse ukuntu uzahita uzikoraho. Ukimara kuzikoraho uzategereza gakeya. Ukimara gutegereza gakeya urabona ko Bandalab, Binance na ChatGPT bise biza hano hasi. Ubu zino application ziri hano hasi ntago zirya umuriro mu gihe utari kuzikoresha. Bivuze ko zino application bigenjeje nk'uko nguko mu gihe utari kuzikoresha ntago ziba ziri kurya umuriro. Kwa kundi ukoresha telefone ugasanga application iri aho utari kuyikoresha ariko ugasanga irimo irarya umuriro. Bigenjeje nk'uko nguko za application wakoze nk'uko nguko ntago zikomeza kurya umuriro kuri telefone yawe, ahubwo ziba zihagaze
hanyuma zongera kurya umuriro ari uko ugiye kuzikoresha. Rero kano kantu urabona ko ari ak'ubwenge, uragenda ubikora kuri application zawe zose zigiye zitandukanye. Nk'urugero reka nanone mvivure CapCut, nongere mvivure na Facebook, mpite nkora hano kuri hano zino ziri hano hejuru zikoreho nk'uku nguku, utegereze gake. Ukimara gutegereza nk'uku nguku urabona ko zise zimera nk'uku nguku. We nta kintu uhita ukora nanone, uhita ukora kuri kano kantu ko guteranya kandi hano hejuru. Ukimara gukora uhita ukora ahangana nanone shizidu fresh. Ukimara gukora uhita ubona izindi application nyinshi zigiye zitandukanye. Rero wowe ugenda uzivivura, nk'urugero reka mbere yenda ngo no ku murongo zino zose ukagenda uzivivura application zose, ukagenda uzivivura. Uzivivuye zose mu gihe utari kuyikoresha nanga ikomeza gutwara umuriro muri telefone yawe. Urumva ko kano kantu ari ak'ubwenge. Iyi application nikimara mu gihe utari gukoresha application mu gihe runaka, mu gihe wabikoze muri buno buryo, nanga iyi application ikomeza kurya umuriro muri telefone yawe, ahubwo ibihagaze. Umumaro w'iyi application ni wo ngo ndakeka muri kumva neza. We nta kintu uhita ukora umaze kubivura nk'uku nguku, uhita ukora kuri kano kantu kaviye kangaka uri kukabona ugakuraho. Ukimara kugakoraho tugera kuri table imeze uku nguku, nanone uraselectinga ngizi. Oya sorry, ibintu byahise bihura, urabona ko zahise zihura nk'uku nguku. Bemaze gukura nk'uku nguku, rero application zose wazishyize muri buno buryo mu gihe utari kuyikoresha ntago irya umuriro, nyine irya umuriro mu gihe wari uri kuyikoresha. Rero iyi application ikimaze ishyire muri telefone yawe mu gihe application ziri kurya umuriro utari kuzikoresha, ujye uzikorera buriya buryo zazirya umuriro mu gihe uri kuyikoresha, nuhagarika kuyikoresha ihitirekera kurya umuriro. Rero nuko nguko wabuza telefone yawe kurya umuriro byisumbuye kurenza uko yawuryaga. Urabona ko bino bintu ari ibintu byiza cyane. Zira setting nizanga kuri telefone yawe, iyi application ndabizi neza iri bugufashe kuri telefone yawe. Gusa bibaye byiza binakunze, zino setting wazisanga muri telefone yawe, ni application ayikoraho ukabona irakunze, bikaba nk'uko nguko ibyanjye bimeze. Urabona ko ari ibintu bihuye neza cyane. Gusa kuri wowe uri busanga zira setting zitari muri telefone yawe, uhita ujya muri setting urebe vision ya telefone yawe, uhita ukora updating. Nk'urugero hari ukuntu usanga ufite Android ya 11 kandi mu by'ukuri tugeze kuri Android vision ya 16. Rero tugende muri setting urebe kuri updated, usanga atari updated updating. Ukimara ku updatinga zira setting urahita uzibona muri telefone yawe, ndabizi neza kuri buze kuzisangamo. Ubanza ugende updating kuko ziri muri vision ya 10, ndakeka ari ya 14 na 15 na 16. Zira setting ndumva ariho ziri muri telefone zazo. We rero nutazisanga muri telefone yawe, ubanza ugende updating zira setting zahita ziza muri telefone yawe, kandi ndabizi neza ko uzakemura ibintu byinshi kuri telefone yawe. Rero izi setting zose maze kukwereka kuri telefone yawe, ni application maze kukwereka, nubishyira muri telefone yawe ukabona nta mpinduka zibayeho, ukabona telefone yawe ikomeje kurya umuriro nk'uko byari bisanzwe, uzasaba muri comment umbwire ati byakomeje kurya umuriro, none nkwereka uburyo wa resetting battery yawe ikahita igaruka imeze nk'uko yari imeze ukigura bwa mbere, igikora bwa mbere muri telefone yawe. Rero nibiramuka byanze uzazaba muri comment umbwire niba bitarakunze telefone yawe ikomeje kurya umuriro, nkwereka uburyo wa resetting battery yawe none ikahita imera nkaho yari shyashya neza. Rero nuko nguko wa setting telefone ikajya igabanya kurya umuriro nk'uko yawuryaga. Urabona ko bino bintu ari ibintu byiza cyane, kandi urabona ko ari ak'ubwenge. Kano kawe niba kagufashije bimbwira muri comment. Gusa nawe niba kadakunze kuri telefone yawe bimbwira muri comment, nkwereka ubundi buryo wabikoramo. Sawa mugira ibihe byiza, dusubire muri video kuri kiringi nzasubiza ikibazo zabambajije muri comment. Ciao.